tubashimire mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu kuri channel yacu yitwa Amategeko muri Sosiyete, tubagezaho nta kiguzi. Uyu munsi twakiriye muri studio zacu umunyamategeko Cyubahiro Elvis. Mumeze mute? Turakomeye cyane ndetse twishimiye gukorana namwe nanone iki kiganiro nk'uko hari n'ikindi kiganiro twakoranye ubushize. Murakoze cyane. Rero nk'uko abantu bagiye babidusaba, bagiye batwandikira muri comments batubwira se ko uvugana n'umunyamategeko mwazatugejejeho cyangwa mukatuganiriza ku ngingo ya sheke itazigamiye. Muri iyi minsi abantu benshi bakomeje gukora nabyita nk'amakosa cyangwa icyaha cyo gutanga sheke zitazigamiye. Niyo ngingo tugiye kuganiraho uyu munsi. Wibutsa wewe utarakora subscribe, urebe hasi yawe hari akajambo kanditseho subscribe, ukandeho, ntabwo bigoye kugira ngo tujye tubasha kukugezaho cyangwa se kubona ibiganiro bitakugoye kuko nta kiguzi, biroroshye cyane. Rero koraho. Nkiri kuri icyo kintu cya subscribe, impamvu wenda abantu benshi hari igihe batabyumva, bakumva ko ari ibintu bigoye. Gukanda subscribe ni mu rwego rwo kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro bijyanye n'amategeko. Murabizi hano mu Rwanda nta muntu uvuga ngo iki kintu sinari nkizi, kandi abantu benshi bahura n'ibibazo bijyanye n'amategeko. Nk'ubu ngubu maze kwakira abantu barenga 1000 baba banyandikira bambwira ngo nahuye n'iki kibazo, ibiki n'ibiki. Urumva ikibazo kijyanye n'abantu bo kuba badasobanukiwe amategeko ni ikibazo gikomeye cyane. Nk'uko mugenzi wanjye uri ahangaha bivuze, ni byiza gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro dutanga mu ba mbere, ndetse kugira ngo nugira ikibazo kijyanye n'amategeko bikorohere kubona channel yanjye ube wamvugisha ndetse nguhereze ubufasha bitewe n'icyo ushaka. Bibutsa ko serivisi zacu n'ubundi nk'uko bamaze kubimenyera ari ubuntu. Murakoze. Yego, serivisi dutanga ngaha ni ubuntu. Watwandikira ukaduhamagara, nimero zacu ziriho kuri screen yawe urazibona, waduhamagara cyangwa ukatwandikira muri comment. Rero nk'uko nabibabwiye, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko cyangwa se ku kibazo giteye n'ubundi kibazo muri sosiyete cyangwa se hano hanze kuri sheke itazigamiye. Ubundi wakwibaza ngo sheke itazigamiye ni iki? Sheke itazigamiye ni iki ubundi? Urakoze ku kibazo cyiza. Uko mbyumva, uretse ko n'itegeko wenda rifite ukundi ribisobanura nyine bidatandukanye wenda n'ibyo ngiye kuvuga. Sheke itazigamiye ni ugusinyira umuntu sheke, warangiza ukamuhereza sheke ngo ajye kubikuza amafaranga wenda kuri konti yawe. Ayo mafaranga umuhaye yo kubikuza ntayo afiteho, ugasanga urugero usinyiwe nk'umuntu sheke ngo najye gukuraho 1,000,000 kandi kuri banki ufiteho 700. Yego, iyo ni sheke itazigamiye. Ndetse n'iyo ubifatiwe urabihanirwa. Nanone no kuba wasinyira umuntu sheke ngo ajye kubikuza amafaranga kuri konti yafunzwe, yego, iyo nayo ni sheke itazigamiye. Nicyo gisobanuro natanga kuri sheke itazigamiye nk'uko nanone itegeko ribisobanura. Yego. Muri 2015 BNR, banki nkuru y'u Rwanda, yari yabigarutseho ko izo sheke ziri mu bwoko uko ari butatu. Gutanga sheke, ugasinya sheke umuntu agasanga kuri banki, kuri konti yawe nta mafaranga ariho, cyangwa hari hadahagije atageze kuri cya kigero wamusinye, cyangwa kuri konti ifunze. Ibyo rero muri iyi minsi nibyo bimaze gufata indi ntera. Mu rugero, hari umushuti wanjye mu minsi ishize yahawe sheke ku muntu wari umaze iminsi amurimo amafaranga, amwishyuza amuhamagara akamukwepa. Aho amuboneye amusinyira sheke ari kumwikiza. Ageze kuri banki baramufata, maze se iyi sheke uyikuye he? Byabaye birebire cyane. Ubwo umuntu wakoze iryo kosa ari uwajyanye iyo sheke, ari n'uwayisinye. Itegeko riteganya iki ubundi? Umva nkubwire rero wa mugabo we, iki kibazo cyo gutanga sheke itazigamiye ni ikibazo kimaze kuba ikibazo gikomeye cyane, ndetse ni ibintu bibabaje. Kuba umuntu, burya umuntu utanga sheke kenshi
aba ari umuntu mukuru ufite amafaranga, ufite ukuntu yihagazeho. Kuba uri umuntu mukuru ufite ubwenge ugasinyira umuntu sheke ya miliyoni zigera kuri miliyoni 20 cyangwa miliyoni 50 ngo ajye kubikuza amafaranga, ubizi ko ayo mafaranga utayafiteho, surtout utanagiye kuri ibyo bintu, nta n'ubwenge biba burimo, n'ubujiji. Ni bya bintu ushobora kugwamo bigatuma ufungwa mu buryo utatekerezaga. Byitwa ko uri gukina umuntu, ngo uri kumukina imikino isanzwe. Arajya kuri banki bamufata, iyi sheke uyikuye he? Baguhige bazi bagushake. Kandi wagakwiye kuba wirinze ibyo bintu, ukamubwira rwose, nyakubahwa mfiteho ibihumbi bingahe, amafaranga yawe sindayabona, umubwiza ukuri. Nyine benshi babikora nk'agahima, nyine nko kwikiza umuntu, ndamuhakanira gute? Kamuhereze wenda sheke mupfe kumusinyira kugira basi mbone aho mva imbere nirukanke nkwepe. Ugasinyira umuntu sheke itazigamiye gutyo, bakaba bagufunga. Utazi imikino ni muri sara, umuntu wiyobe account balance y'amafaranga ye, nta muntu wibiyobewe. Ariko nanone hari igihe habaho ikosa nko kubashyingiranwe, ugasanga umugabo asinyiye nk'umuntu sheke, yari azi ko wenda urugero afiteho miliyoni 2, umugore yagiye gukuraho amafaranga atabiye umugabo. Noneho umugabo yasinye sheke azi ngo asinyiye umuntu sheke, azi ngo amafaranga ariho, umuntu yamara kujya kuri banki yagerayo nta mafaranga ariho. Ugasanga wa mugabo aguye mu kosa biturutse ku muntu wagiye kubikuza amafaranga atabizi. Nko kubashyingiranwe ni byiza kandi biranakwiye ko uburyo mukoresha amafaranga yanyu mugomba kubiganiraho. Niba ukuye amafaranga abwira umugabo wawe, sino ataba yagwa mu kosa agashenyera umuntu sheke, bajya kureba ugasanga nta mafaranga ariho, bizagenda bite? Bazamufunga. Uzungukira he? Ni byiza ko abantu bakuriye kuri konte mu gihe cyo kubikuza amafaranga bagomba kuba babiganiyeho kugira ngo bidateza undi ikibazo. Rero ikibazo cyo gutanga sheke itazigamiye ni ibintu bimaze gukomera. Hari ibirego byinshi bigenda bigaragara. Yewe nasinyiye umuntu sheke itazigamiye, bansinye sheke itazigamiye, bigenda gutyo, umuntu twaramubuze. Hari n'ababikora bagatoroka igihugu bakagenda. Rero ikibazo cya sheke itazigamiye ni ikibazo kimaze kugira imbaraga. Niyo mpamvu leta ikwiye kubihagurukira. Aba bantu rwose ntibagacike ubutabera ngo bacike igihugu. Ese urumva leta igomba kwihagurukira, birumvikana na BNR bashizeho ingamba n'amabwiriza kuri ese banki zo nta kintu zagakoze kuri icyo kintu. Banki rwose zirabikora kuko iyo zihuye n'abo bantu zirabafata ndabyumva. Mbere yo kubafata sasa, niba banki zifite abakiriya twemeze, uri umubosi, uri mu cyaro, ucuruza ibirayi, sibyo? Uracuruza, abona ibintu biri kugenda neza, ufunguye konte muri banki runaka, utangiye gusirimuka, uravuga ati nshaka ariko n'agatabo ka sheke, twemeze. Ntabwo hagakwiyeho kubanza wasobanurirwa aka gatabo, kuko nkeka ko gatabo ka sheke haba hariho amabwiriza inyuma, twemeze. Banki ifite numva yakwiye kubanza igasobanurira uyu muntu sheke ikoreshwa gutya muri ubu buryo, nk'uruhare rwa banki, nk'uko BNR yabitangaje muri 2014 na 2015 yabigarutseho. Ariko hari n'undi muhanzi nashaka kuvuga izina rye, 2014, sinzi nimba waramwumvishe, watanze sheke itazigamiye. Ndamuzi. Bamufashe ashaka guhita yishyura, ari iki kirego cyageze aho kigomba kugera. Urumva ko yari ameze nk'aho umuntu nakubwiraga, kwanga kwishyura umuntu ukamusinyira sheke nko kugira kuviraho. Abenshi babikora nkana babishaka. Akenshi ikibazo kibaho cyane usanga ari ubujiji bw'abantu. Ugasanga umuntu nyine arabikoza azi ngo ni ibintu biragarukira aho ngaho. Nicyo kibazo nyine nanjye mvuga, abanyarwanda bakwiye kumenya amategeko kugira ngo birinde kuba bagwa muri ibi byaha nyine byo gutanga sheke itazigamiye, kuko nzi neza ko baramutse babaye babizi, bazi n'ibihano bivamo, bakabaye badakora icyo kintu. Yego, ariko tukibaza sasa itegeko riteganya iki? Umuntu watanze sheke itazigamiye wadufasha? Murakoze cyane. Iyo urebye hari itegeko mu itegeko mu ngingo ya 373 y'itegeko ngenga nomero 1/2012 ryo kuwa 2/5/2012 ivuga ko
mu gika cya mbere cyayo n'icya 40 bivuga ko umuntu wese utanga abizi sheke itazigamiye n'uwemera abizi neza kwakira sheke itazigamiye bahanishwa igifungo kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro 5 kugeza ku nshuro 10 z'agaciro k'amafaranga ari kuri iyo sheke n'ibindi umucamanza ashobora gutanga nk'uko itegeko rigize ribiteganya. Urumva niba usinyiye umuntu sheke itazigamiye ukamusinyira ngo miliyoni 10 niba ajya kuguhana ayo mafaranga bazayakuba kangahe? 5. uzaba wungutse iki mugabo? Wowe mugabo mugore uri kureba iyi video uri kureba iki kiganiro usinyiye umuntu sheke itazigamiye umusinyiye miliyoni 10 urabizi neza ko ntazo ufiteho. Itegeko nirijya kuguhana riraguhanisha rirazafata za miliyoni 10 zikuba inshuro 5 miliyoni 50. Rero niyo mpamvu mw'abantu mwe ndabashishikariza kumenya amategeko mukirinda gukora ibintu byari byose by'utunyanga kuko ikintu cyose cyuzi neza ko ari amanyanga itegeko ry'u Rwanda riragihanira. Yes, ni nayo mpamvu rega twafashe iyi ngamba yo gutangira kubasobanurira amategeko kugira ngo mwirinde kugwa. Hari ikindi kintu ntari navuga. Iyo urebye ingingo nanone ya 374 y'iri tegeko igena ihazabu ivuga ko umuntu wese utanga sheke itazigamiye ahanishwa ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 20,000 kugeza no ku 50,000 mu gihe nyiri ugutwara sheke nta buriganya yishyuwe mbere yo kuregera inzego z'ubutabera. Uri kumva? Ushobora gukubirwa inshuro zingana kuriya n'ayo mafaranga ukayishyura. Rero ni byiza ko ibintu byo gutanga sheke itazigamiye tubyirinda mu rwego rwo kugira ngo twirinde kugwa mu makosa cyangwa mu bindi byaha byose bishobora gutuma duhomba. Murabizi ko n'amafaranga muri iki gihe ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni nayo mpamvu twakoze iki kiganiro kitari kirekire kugira ngo ibintu byo gutanga sheke itazigamiye rwose banyarwandakazi tubyirinde kuko si ibintu byiza nta nubwo ari n'ibintu biri professionnel cyane cyane ku muntu ukeneye gucuruza. Birumvikana rero gusa ufite ikibazo cyangwa indi nyunganizi n'ubundi buhamya cyangwa ibitekerezo wadusangiza watwandikira muri comment kugira ngo tuzabihereho mu kiganiro cyacu kizakurikira. Rero ibi bihano byose ni ibintu byagiye bivugururwa bitewe n'ukuntu umubare w'abatanga sheke zitazigamiye wagiye wiyongera. No muri iki gihe rero abantu bari gukomeza kugenda babikora. Niyo mpamvu natwe twari twemeje kubagezaho iki kiganiro n'umunyamategeko kugira ngo atwunganire. Hari ikindi kibazo mfite cyo kukubaza kuri ibi bintu bya sheke zitazigamiye. Ese umuntu wajyanye iyo sheke itazigamiye tubonye itegeko rigena cyangwa se itegeko ryibanda ku muntu watanze iyo sheke, umuntu wahawe sheke itazigamiwe umuntu wahawe sheke itazigamiwe baramufata nawe abizi neza ko itazigamiye akaba yashaka gukora ayo makosa nawe ashobora guhanwa nk'uwo wayitanze. Ariko abenshi usanga bazihabwa batabizi. Rero iyo akigera hariya kuri banki bikagenda gutyo baramufata agasobanura aho yayikuye uwayimuhaye akaba ari we ubihanirwa. Yego, mwabyumvishe rero ko ibibazo biba bihari, ariko iyo uzi itegeko hari ibibazo utahura nabyo, hari n'ibintu utakinisha. Ibaze kugukubira inshuro 5 ku mafaranga wari wanditse. Uri umucuruzi ukomeye urangura ibintu, usinyiye umuntu kuri sheke itazigamiye miliyoni 10 kuri konti yawe wagize bloke cyangwa ko hatariho n'amafaranga ahagije, baragukuba inshuro 5 bayaguciye nk'amande. Niyo mpamvu nabashishikariza tena ikindi mu rugo kuganira uburyo kuri konti ziri gukoreshwa, ko twanje kubona ko hashobora kubaho erere ko ushobora gusinya sheke umufasha wawe yagiye kubikuza ugasanga muhanwe kandi ahangaho nta tolerance bihari. Itegeko rirakurikizwa.
wabagiriza iyihe nama mu miryango inama nabagira kuri konti? ni uko abantu bahuriye kuri konti, tutanavuze ku muryango gusa, bivuge muri muri rusange, rusange n'amakoperative yumvire haba ku makoperative ndetse n'abandi bantu bose bahisemo gukoresha konti imwe ndetse bakagena uburyo bayikoresha. Ni byiza ko mu gihe cyo kubikura ayo mafaranga kuri iyo konti, birumvikana, ni byiza ko mubanza kwicara mukabiganiraho, amafaranga akavaho mubizi ndetse mukamenya n'uburyo muyakoresha, kuko birababaje kuba umuntu yakuraho amafaranga kandi ari konti yanyu mwese mu benefitingaho, cyangwa se kuraho amafaranga akayakuraho mutabizi. So ni nayo mpamvu mbashishikariza kugena uburyo mukoresha konti zanyu kugira ngo mutazahura n'ibibazo bijyanye n'amategeko. Ntabwo numva ukuntu umugabo ashobora kuba yasinye 700,000 wenda hari icyo yagombaga kwishyura cyihutirwa, umudamu yarakuyeho amafaranga, uwo muntu ahaye sheke najya kuri banki agasanga itazigamiye, bizagenda bite? Bazafata bya 700,000 bakubiye inshuro 5. Ibyo rero ni ibintu bishobora no guteza amakimbirane mu ngo, ugasanga umugabo atashye yababaye, ashwanye n'umugore we. Rero niyo mpamvu biba byiza kugena uburyo mukoresha konti zanyu kugira ngo munirinde kuba mwatanga sheke itazigamiye. Murakoze. Yego, inama nziza ubagiriye. Naho tugiye no gusoreza, nanjye mbashishikariza kugira ngo kumenya itegeko icyo rivuga, ukamenya sheke ku gatabo. Ngira ngo inyuma y'agatabo kuri sheke haba hariho amabwiriza, nagushishikariza kuyasoma kandi no kuyazirikana kugira ngo mu gihe cyose ugiye gutanga sheke ujye wibuka kubanza wacekinga kuri konti yawe, nimba ukora muri koperative, nimba konti yawe yihuriyeho n'abandi bantu, ukamenya ese transaction zo kuri konti zimeze gute mu rwego rwo kwirinda ayo makosa n'ibyo bihano. Reka tubashimire, murakoze cyane.